karangiza mukajya gutuka Fande Kayumba Nyamwasa ngo ni umujura ni ikigoryi ni igicucu niki abo bose bamutuka abarusha amashuri bari ya senior officers bose bari nyuma y'abarusha abo bose amashari yarabishe kuko Fande Kayumba Nyamwasa instructor kwigisha RDF RPA narinze mvayo mu 2020 nyigisha senior officers abo barapfuye cyangwa baracyahari mugafato tuntu twangiye mvuze mukadukata mukatujyana kuri social media mugatangira guturagurika nk'injugu ziri mu ikarayi mugaturagurika mwese ku murongo bwana mufite rero kuntu mwakoze system izi mwafashijwemo n'indi hari wa muhungu uyu ngo bamaze gufunga mwishwa wa Kagame ushinzwe ibintu byanoza byayo cyber crime Nyamwasa abarusha amashuri abarusha ubwenge abarusha igikundiro abarusha kuvuga Nyamwasa abarusha appearance no musore yagaragaraga neza bambe uruhanga rwiza kabisa avuga yitonze umusirikare wanyawa na style nago bari kumugira CDS w'igihugu cy'u Rwanda batamukunze niba yarinjije niba yarinjije ni gute twaririmbiye ngo gicyora cyama cyetu cya RPF haunapa kugificha gico iri jisho ry'icyo cyama yari yagiye kugira ngo ritore umujura Kayumba Nyamwasa ari mushiro ari umujura kandi nyuma mukaza kubyibuka ko ari umujura akabayobora imyaka n'imyaniko wewe wacha muzabeshya abandi batari twebwe muzabeshya abandi batazi RDF kwikora iyo umaze kubatera umugongo kidogo kabereka kingara mwiri wamaze kubatahura bagushakisha ibintu biri kukwica either kugusebya babona batakikwisha bakagusebya kugira ngo uri muntu wese wo mu Rwanda kwange kugira ngo isi yose ikwange ubu ndababwiza ukuri twavuye mu Rwanda dutorotse byo maze imyaka 6 ubu ni 6 ntorotse igihugu ariko iyo myaka kuva muri 2010 uburyo u Rwanda rwakoresheje imbaraga zo kwangisha abanyarwanda iyo system ya RDF kwangisha Kayumba Nyamwasa abaturage zari imbaraga zidasanzwe bafashe Kayumba Nyamwasa mugira igicibwa bafata Kayumba Nyamwasa mugira aduyi bafata Kayumba Nyamwasa mugira umujura kandi nyamara nibibuka yuko ibyo barimo kuvuga nabo barituka kuko yarabayoboye kuko yababereye guide yarababereye ibintu byose yabahaye intebe yabahaye ubuyobozi yabahaye kuba basirikara ra promotinga none umva no n'ikintu cyabayeho Kayumba Nyamwasa atanze amaranka asabira abana amaranka barangiza kuyasayininga abasirikare bayambaye baranje barayakansoringa shaka ubwo muzaduye mwa creatinze nizo zino barimo gutanga amatangazo ngo umuntu wese waba warabaye ikibazo wagize ikiyo indiscipline bakamwirukana muri dismiso agaruke yandika urwandiko asabe muri ministeri ngo tongere tumureke yongera ahanagurwe ibyaha byose akurweho ubusembwe yongera asubire muri service namna gani watu wakimbia muri wafukuza kipindi kumepita miaka 10 na kadhaa sasa hivi mnawaita wakuje na wazee kwa kweli watafanya nini huko kandi mutanga retirements zigenda ubu kuko bazagaruka moje mbaye retirement oya ubwo no kugira ngo ubwo bwarabatashye mwamaze kubona ko mufite aduyi benshi mu gihugu ambao bamenyenyekea huko vijijini wani wamechaka huko nani murashaka kugira ngo mbagarure mbakuretinge mu kipindi kingine mubohereza baje kubapfira muri Kongo tuno twana twirwa kuza social media dutukana bukoresha za social za email zirenga 10 buri muntu cyangwa 50 ndashaka kubaha message imwe ndabwiza ukuri n'ukuri kw'Imana muri nera hamwe mwese muri nera hamwe abantu ubwo bugwana bukuriye muri RPF no bwirwa butwara ubumodoka mu mujyi wa Kigali bumwe boherejwe hanze bumwe bwagiye bwirwa buhanagura ubuno bw'abakecuru n'ubusaza mwese muri nera hamwe hari neramwe ziri hanze z'aba diaspora hari neramwe ziri mu gihugu ndani muri dutera hamwe gasiya mwe mwirwa mutukabantu kuza social media barimo barashakira ubuzima kuko maracyari bato mufite imyaka 26 30 ntago marageza 40+ ntago murango umuntu arabavuganira kugira ngo muzabone abana banyu muzabyara cyangwa mwabyaye dore ko abandi benshi muri aho ngaho mufite ibinyendaro mwikoreye turuntu turavuga ngo murebe abana banyu kuntu bazabaho gasiya mukajya kuya social media mukajya kudutukanya nyamunata haya matukana viongozi sisi ni viongozi tuli nararibonye sisi tuliongoza na hata hivi tunaongoza mwache pumbavu zenu bakunzi ba Rita TV show ndabakiriye mwese kandi muri aka kanya ndagira ngo mbanze n'introducing uburyo iyi channel zagikoramo mwarimu bizi neza ko Rita ari umuntu udasanzwe mu buryo yajyaga akora mu biganiro biriya ariko Imana yagize gutya ravuga iti ibyo bishegu ibyo bindi bigambo birekere ba nyirabyo wowe yoboka inzira yo witeka yaguhamagariye so
tukaba tugiye kujya tubagezaho ibiganiro bigendanye na politiki y'akarere ndetse na diplomasi, tutari muri izo gahunda zo kuvuga ibigambo byose byajyaga bivuga bidakwiriye umubyeyi urukwiriye u Rwanda. Koko wazavaho witaba Imana bakajya kuririmbira ngo aho wabusize inkuriki imusozi. Reka tutangire kuko ahangaha nagize nerekanze mpaganirize urubyiruko rusa nkaho rurimo kuba rugendera mu kigari kandi ejo bundi bigiye kubabera umuriro. Ndabwira urubyiruko rw'u Rwanda ruri mu gihugu ndani n'urundi ruri mu mahanga, aba diaspora cyangwa nabandi bagiye ari impunzi, aba bose abaginga mubona birwa bavuga ubusa ku za Facebook ni bamwe cyangwa za social media zitandukanye, abo bose ni bamwe bagiye no umubaje tuwagiye ute kugira ngo ubone igihugu cya kabiri third mother country cyangwa second mother country, wabibonye gute? Abo baginga bagiye basebya u Rwanda birenze uko barivuga, ibyo bita gusebya Rwanda, byo mbivuga ko ari gusebya leta. Bavugaga kuri leta bakayivuga ukuri, by then bavugaga ibyanyabyo by'ukuri, gusa zaje guhinduka ejo bundi zitangira kumva ko kubera ubwoba n'iki inyungu bari bazigezeho hirwaga bashakisha ubuzima bwababesha bwo kugira ngo babone uburyo bajya babona ububwene gihugu. Ndavuga izo zimwe izo zigize n'intera hamwe ubundi nantera hamwe na ntore, nuko izina ryose ryiza barihindura ribi mu Rwanda. Nk'ubu ikintu cyitwa intore yo mu Rwanda bayigize nabi, bayigize izwi nkaho ari intera hamwe kabombo, kubera ko niba n'intera hamwe zo zabaga zidafite kujadiliana na maneno mabaya kama hao ya wenyewe nayo. Abangaba mureba ababirwa badutuka nizangegera zitanazi zidasobanukirwa. Njemo nabwandika kuri Facebook uvuga ngo mbese na Robert nabashaka kuba president, ni wabwe ko nshaka umwanya wa president mwabagingamo. Ninde wabwe ko nshaka kuba president? Ahubwo sereka nkubaze, president atorwa nande? Sashubaho n'Imana. Uwo ari we wese akaza ari se kibi, either akaza ari mwiza, akaza kwiriye abaturage cyangwa akaza ari se kibi, ari umuntu mubi, ashirwaho no witeka. So mwebo cyo mukora no kubaza Imana, uyu muntu wamudukirije ukamudukuriraho cyangwa ugahindura ubwonko bwe. Nibyo mbabwira ngo nta muntu wanga Kagame waranarimwe twebwe. Nago Kagame nta muntu umwanga. Seriously, twanga system murimo arimo gukoresha mu Banyarwanda, we don't like it. Niyo tuvuze ngo Kagame niki wo kavayo buriya impamvu muri imbwa cyangwa mwitwa imbwa nuko imbwa ibwejagurira umuntu wese itazi. Imbwa ikamoka imokera umuntu itasobanukiwe utazi uwo ari we, igahagarara ikamoka social media boy mukavuga ibintu mutazi, mukavuga umuntu mutigeze mumenya just kuko uwumva ko ngo yatakinze system y'u Rwanda. Nago nataka Kagame nka president sinabikora, ariko nataka system irimo gukora, system irimo gukandamiza abaturage, system irimo gushora intambara mu bihugu bitari ibyabo, bakagenga leta mu kindi gihugu cyangwa leta mu yindi, bagashaka kugira ngo bigarurire akarere batafite ubwo burenganzira, bagahutaza abanyagihugu cya Kongo cyangwa bagashaka kwinjirira abandi ngo kugira ngo bagura ubwami. Ari nabyo bigiye kubakuraho, ari nabyo bigiye. Ndababwiza ukuri kandi nakoze ikiganiro kuri Media Robert TV mbabwira nti M23 already karasi down yarangiye kuko Amunyamerika yahagurutse, Umufaransa yahagurutse, n'Ababiligi bahagurutse. Nubango bya bihugu muzi neza biri bya G5 byamaze gufata decision naho babikirira, nano bagomba kubirokoka byo biro obviously. Iyo ni obviously the guys must go. M23 niyo RDF iyo nyagiye mbivuga kenshi, murabona n'inyungu zabo, nibo bajya mu manama, nibo bajya mu bumvikane, nibo bajya gusinya niki. Ejo bundi uretse bino byabereye haya mu Busuwisi nubwo bajyanye baka presentinga someone zo bakabona gufata na cya gikobo cyitwa Mbabazi. Ariko I'm telling you M23 ni RDF mutupu. Abasirikare bacu nibo ba RDF nibo bari hariya. Ntacyo wazumbwira ngo ujye wumvuze kuri RDF kuri M23 ngo utekereze ko hari ikibimba nkoze. Jewe ndeba Afrika, mnasikia nyinyi? Ndeba Afrika mwache ujinga wenu na bumbavu zenu. Ubwo bari baratutukanye. Ni gutukana. President we ntabwo yavuze ngo aba nabapumbavu. Nyinyi muko wapumbavu. Muko muri ibipfobagane. Mumeze nka byamatera, mumeze nka sponge mu bwonko nta kintu mufitemo. Murangaho mugatuka umuhutu, mugatuka umututsi, mugatuka umuntu wese, mugatuka uwanze kuyoboka iyo systeme yanyu. Umuntu icyo muzi ni ikintu kimwe cyonyine, systeme kirimbuzi. Iyo yivuzeho
etangiye ko operation zo guhiga nk'ubu jewe ndimo ndahusha ndasimbuka impfu nyinshi ndasimbuka emitego y'aba bantu bose. So niba mbabwiye you guys mwisubireho mba mvuga mwebwe direct ntafite ikintu na kimwe ndimo guhishaisha. Nzajya mbahonda kugeza igihe ibintu bizagendera mu buryo, kugeza igihe Imana izabikora. Jewe nta munsi numwe nafata president ngo mutuke cyangwa first lady. Usije ko na first lady w'u Rwanda n'ubusanzwe n'abanyarwanda baranabizi ko mukunda ni rafiki yangu kabisa. Yakundaga indirimbo zanjye cyane. Ariko ibyo tutumvikanaho ntabwo byatuma tuba inanga zira aho ngaho zo kwangana zo kuzirana. Umuntu ne wavuze ku systeme y'u Rwanda uko iteye n'ibyikora ntabwo abavuze ngo systeme yo y'u Rwanda ngo abayanze u Rwanda rwose. Abari muri iyo systeme ni ba brothers bacu, ni bene wacu, nubwo bangiritse, nubwo birwa batukana, niyo systeme ihari koko umwe ravuye bukuru bucyangwa wakwiriye hose. Niyo mpamvu ubona n'abayobozi b'u Rwanda baratukana ku mugaragaro nk'abantu baragiye ihene. Umuntu agahimba abantu amazina, umuntu agatukuriye siyo ko n'ihene ziragirwa n'abantu. Ubona mu gihe kuvuga ngo arasuzugwe nindo taraziragiye se ubundi bazikuraga kugira ngo baziragiye mu gihe cyabo. Iki ni gihe cyabayeho ni nk'agahenge Imana batije umuntu kavuga ati do this and this kugira ngo urebe ko ejo nejo bundi wagira ubundi buzima. Hano rero kambabwiza ukuri nago nzemerera kubona umunyarwanda umunyafrika ahohoterwa cyangwa nk'ubu ngo reka mbabwiza ukuri mbabaze. Aha ngaha tufite umuntu w'icyangugu, umwana w'umusore bamutoranyije ngo ajye mu irondo, ngo amini ngo ajye kurara patrol, bavuze mu kintu kurara uburinzi kuki ku rwibutso ngo ajye gukora izamu. Arangije avuga atari ko se kuki munjyana kurara izamu ku irimbi, sinanimbizi ko bajyana abantu ku irimbi amini ku rwibutso ku gahato ngo ni irondo. Hari batewe mujyane bari ababatemye bakoze genocide bajye kuharara. Ubu yabaye inkuru iteye yinca mugongo, u Rwanda rwapfushije, u Rwanda rwatewe, umuntu yadukoze yaduciye umugongo, yaciye igikuba, isi yahuruye, ebihe gihedo tukom cyahagurutse nkibaza abadusi guys muteye gute uko ko nkongo nabo baramufunga. Niyo mpamvu nabo bazaga umuntu umwe hari nundi nawe wavuze ati gihe ibintu bya genocide sinanabyemera kubera ko sindabisobanukirwa ntabyo nzi. Mugenzi wa abajyanye urugambo n'urunwa ajya kumurega. Aho yamuregeye je ndibaza umuhungu yagombaga kwemeza ati kabisa nabyo nzi na nibyo nemera, mubimbwire mubinyigishe munyereke ingingo zemeza ko ari genocide yakorewe abatutsi, noneho nanjye makingane namwe. Aho kugira ngo bamujyane mu nyigisho zikwiriye kugira ngo ashobore kuba yabayoboka cyangwa agende muri ubwo bujiji bashaka gutoza abantu cyangwa icyo bashaka kuvuga kugeraho, bo baramufasha ngo bamujyanye mu igororero bagiye kumufunga. We ufunga umuntu uvuze ko tazi umunabwe n'umuntu. Hari abantu batatu b'ingeri eshatu bagomba kwitabwaho kwisi. Uwa mbere ni umuntu wibwira ko azi, umuntu utazi ko azi ubwenge, utabizi na gato. Uwo nguwo ni wa muntu ushobora kuvuga ati uyu muntu niba azi ubwenge kandi atabuzi, uwo nguwo no kumukangura. None hakaba n'undi muntu uzi ngo uwe completely ubwenge bwe bukeneye kuba yatozwa ibi nibi. Uwo nguwo no umunyeshuri mushire ku ntebe y'ishuri. Hakabaho n'undi uwibwira ngo azi ubwenge kurusha abandi kandi bwo ntabwo afite completely. Uwo nguwo ramwihorera koko n'ubusanzwe ashaka gufata amazirano kimuntu cyakajya yisiga azi ko yisiga gikotore. Ubwenge bwe nuko wabuteye. Nabo ngabo birwa rero bavuga ubusa ko za social media abo batazi aho bavano bijya hakomera nabiza kanyu kayenze ntabwo mufite ubuzima. Nta buzima mufite, I'm telling you. Hamunata nta buzima mufite, nta gihe musigaranye kuri iriya ntebe yanyu ya RPF mwirwa muririmba mukavuga ngo dore iki nafyo cyabaye icyohe, turavuga mukadutuka ariko turimo turavuga ibyanyabyo. Uretse n'ubuhanuzi bw'amagayane nibyo tureba n'amaso yacu, nizo indicators zirimo gutera neza exactly nizintera hamwe. Nuko intera mwe zitari zifite na social media ngira ngo nkizi mubona platforms mugenda mugasubizamo mugafato tuntu twangiye mvuze mukadukata mukatujyana kuri social media mugatangira guturagurika nk'injugu ziri mu ikarayi, mugaturagurika mwese ku murongo bwana. Mufite rero kuntu mwakoze system izi mwafashijwe n'indi haryo wa muhungu uyu ngo bamaze gufunga mwishwa wa Kagame ushinzwe ibintu byanoza bya crime ya cyber crime. So investigation wari amafaranga kayanyereza bakagafunga nyina gatakamba bakavanayo. Bikambabwire I'm telling you mwese byo mukora bari bose bakora za email zirenga miliyoni zose bakazisettinga
bakazihereza message isubiza icyarimwe mukabona ku murongo baragututse abantu nka 200 mukagira ngo n'abantu bafatika ubundi akajya akavuga ibyavuga ubu niyo system yo guhangana n'iki na social media fight novuga ngo iyo yo iba ikoreshwa imbaraga zidashobora gusubirwaho. First of all barabizi neza ko nari umusirikare kandi the instructor kwigisha RDF RPA narinze mvayo mu 2020 nyigisha senior officers abo barapfuye cyangwa baracyahari. Then mbone kuza kuba ikigoryi giwe Robert I trained those guys narabigishije barabizi bazi ibyo nabahaye bazi package nabahaye. What are you telling me ngo ndi ikigoryi karangiza mukajya gutuka Fande Kayumba Nyamwasa ngo ni umujura ni ikigoryi ni igicucu niki abo bose Mwasa abarusha amashuri abarusha ubwenge abarusha igikundiro abarusha kuvuga Nyamwasa abarusha appearance ni umusore yagaragaraga neza bambe uruhanga rwiza kabisa avuga yitonze umusirikare wanyawa na style nago bari kumugira CDS w'igihugu cy'u Rwanda batamukunze niba yarinjije niba yarinjije ni gute twaririmbye ngo gicyora cyama cyetu cya RPF haunapa kugificha gico irigijisho ry'icyo cyamari yari yagiye kugira ngo ritore umujura Kayumba Nyamwasa ari mushira wari umujura kandi nyuma mukaza kubyibuka ko ari umujura akabayobora imyaka n'imyaniko wewe wacha muzabeshya abandi batari twebwe muzabeshya abandi batazi RDF kwikora iyo umaze kubatera umugongo kidogo kabereka kingara mwiri wamaze kubatahura bagushakisha ibintu bibiri kukwica either kugusebya babona batakikwisha bakagusebya kugira ngo uri muntu wese wo mu Rwanda kwange kugira ngo isi yose ikwange. Ubu ndababwiza ukuri twavuye mu Rwanda dutorotse byo maze imyaka 6 ubu ni 6 ntorotse igihugu ariko iyo myaka kuva muri 2010 uburyo u Rwanda rwakoresheje imbaraga zo kwangisha abanyarwanda iyo system ya RDF kwangisha Kayumba Nyamwasa abaturage zari imbaraga zidasanzwe. Bafashe Kayumba Nyamwasa mugira igicibwa bafata Kayumba Nyamwasa mugira aduyi bafata Kayumba Nyamwasa mugira umujura kandi nyamara nibibuka yuko ibyo barimo kuvuga nabo barituka kuko yarabayoboye kuko yababereye guide yarababereye ibintu byose yabahaye intebe yabahaye ubuyobozi yabahaye kuba abasirikare promotinga none umva no n'ikintu cyabayeho Kayumba Nyamwasa atanze amaranka asabira abantu amaranka barangiza kuyasayininga abasirikare bayambaye baranje barayakansoringa shaka ubwo muzaduye mwa creatinze nizo zino barimo gutanga amatangazo ngo umuntu wese waba warabaye ikibazo wagize ikiyo indiscipline bakamwirukana muri dismiso agaruke yandika urwandiko asabe muri ministeri ngo tongere tumureke yongera ahanagurwe ibyaha byose akurweho ubusembwe yongera asubire muri service namna gani watu wakimbia muri wafukuza kipindi kumepita miaka 10 na kadhaa. Sasa hivi mnawaita wakuje na wazee kwa kweli watafanya nini huko kandi mutanga retirements zigenda kuko bazagaruka moje mbaye retirement oya ubwo no kugira ngo ubwo bwarabatashye mwamaze kubona ko mufite aduyi benshi mu gihugu ambao bamenyenyekea huko vijijini wani wamechaka huko nani murashaka kugira ngo mbagarure mbakuretinge mu kipindi kingine mubohereza baje kubapfira muri Kongo. Tuno twana twirwa kuza social media dutukana bukoresha za social za email zirenga 10 buri muntu cyangwa 50 ndashaka kuba message imwe ndabwiza ukuri n'ukuri kw'Imana muri nera hamwe mwese muri nera hamwe abantu ubwo bugwana bukuriye muri RPF no bwirwa butwara ubumodoka mu mujyi wa Kigali bumwe boherejwe hanze bumwe bwagiye bwirwa buhanagura ubuno bw'abakecuru n'ubusaza mwese muri nera hamwe. Hari neramwe ziri hanze z'aba diaspora hari neramwe ziri mu gihugu ndani muri dutera hamwe gasiya mwe mwirwa mutukabantu kuza social media barimo barashakira ubuzima kuko muracyari bato mufite imyaka 26 30 ntago murageza 40+ ntago murango umuntu arabavuganira kugira ngo muzabone abana banyu muzabyara cyangwa mwabyaye dore ko abandi benshi muri aho ngaho mufite ibinyendaro mwikoreye turuntu turavuga ngo murebe abana banyu kuntu bazabaho gasiya mukajya kuya social media mukajya kudutuka nyinya munatahaya matukana viongozi sisi ni viongozi tuli nararibonye sisi tuliwongoza na hata hivi tunaongoza mwache pumbavu zenu nimongere gutukana mujye muvuga mu kinyabupfura mwadutwerereye kunkura umugi mwadutwerereye ubucucu mwadutwerereye ibintu byose bitabaho ubu koko iyo uvuga ngo urabatangura umugi cyangwa afite ikibazo kindi ugasiga ziriya mbwebwe zibare mibare tuzuye umuntu agahagarara akabwira ngo Bosco Empire ngo se ninde harya ngo bagira umatse niba ngo ngira umatse inde Matayo ngira umatse ngo yarepinze nyina muri mu ntambara ya genocide muri genocide yakorewe abatutsi noneho ngo
amuterinda muri genocide ngo uwo mujinga aza kuvuka ngo mu bihumbi 2000 mu 1997 kuko Bosco twese tuzi uwo mwana w'umucika cumu ubwo mbese ngo urimo uramubabaza ngo ababare cyane habe takataka nyinyi wacha barizeno mugira ukuri mufata abantu badakwiriye bakaba bajya gutukana bakajya kujya kuri social media bakatuzengereza zako turabihora icyo tujye gukora tubatsinda ibitego bigaragara abo batanga makuru adakwiriye kuri M23 afterwards bakajya kubona bakabona baratsindwa ubu noneho Amerika iri hagurukiye musubire mutapata cya mutemakoni narije kugira ngo mbasobanurire mbwiro urubyiruko barabaroze baso wanyu bano uyu muhutu yitwa nde uyu nguyu Dr nani wameno bumwe ninde uyu muhutu ninde uhakana ko atonse amashereka y'abahutu Bizimana Jean Damascene bibirimo ibintu bya Jean Damascene Jean Croix wowe dore abantu mwese amaraso ya Bizimana niko muteye niko mumeze n'imivugire n'ikinamari neti muraho ngaho murayobya yarabayobeje namwe murayoba abajinga murayoba ariko urubyiruko rwanyarwo turacya mumeze ninga rya jambo ngo ariko haracyari bangahe batarapfukamira bayari abatarapfukamira bayari barahari mu Rwanda baduha makuru dufite information kuva mu gihugu ndani mu nama meetings zose mba mwakoze n'izindi meetings ziba hirya no hino muri Goma n'ahandi baba ku front line babango noneho baturangije message akayihereza Robert ariko noneho reka mbabwire bimwe tugasenga ko Imana itazatuma mutambuwa abo bana b'abahungu bari ku rugamba batabishaka subiri mtakuja kipata kilicho mkataza kanga manyowo. Asante sana, bye.